Ayo mashusho mutangiye mubona n'ay'umurambo cyangwa se umubiri w'umusore witwa Kidumu. Ni umusore hashize iminsi avugwa ko yishe umukobwa bakundanaga, byabaye nko mu minsi 3 ishize ahagana saa 8 z'ijoro. Abantu barahuriye basanga uyu Kidumu yacururizaga mu iduka rye, byagenze gutya. Ayo mashusho rero muri kubona na ya Kidumu aho basanze yamaze kwita mu mazi yiyahuye ku kiyaga cya Muhazi mu karere ka Rwamagana. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umuntu uraho ibi byose biri kubera, reka aduha amakuru y'uburyo byifashe. Muraho neza? Muraho. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Tumaze gufata amakuru ko muri mu karere ka Rwamagana hafi y'ikiyaga cya Muhazi cyangwa se ku kiyaga cya Muhazi, aho umusore uheruka kwica umukunzi we yarari. Ubundi uwo musore yitwa nde? Umusore bamwita Umugisha Faustin, ariko yarazwi ku izina rya Kidumu. Bamwita Umugisha Faustin uzwi ku izina rya Kidumu. Ko twumvisha amakuru ko akimara kwica uwo musheri we ngo yahise ajya kwiyahura muri Muhazi, koko nibyo nkamwe muhari? Niko byagenze. Niko byagenze nyine, abantu twese bifashe ku munwa bitewe n'ibintu byari bimaze kuba. Gusa bari bavuze ko akimara kumwica bamubonye amanuka, kuko urabona twegereye hafi ya Muhazi. Gusa bagumya barashakisha. Inkuru ejo nimugoroba ku isabato yatashye bavuga ngo babikukeka ko yaba yagiye muri Muhazi. Yego. Inkuru bakimoma mu gitondo babonye umurambo we ku nkengero za Muhazi. Umurambo bawubonye uyu munsi ku cyumweru? Yego, mu gitondo. Mu gitondo bawubonye mu kiyaga. Hajya umurambo iyo umaze iminsi ngo mu mazi ngo nibwo ngo ujya hejuru, ni iminsi ngahe? Urumva babanje kubikeka, barabanje barashakisha, ubundi umurambo bavuga ko umara iminsi ku munsi wa 3 umuntu akazamuka bitewe n'uko aba yamaze nyine umubiri wabaye. Yego. Mukimara kumukuramo mumbwiye ko n'aka kanya ariho ukiri. Mukimara kumukuramo byagenze bite? Oya, bategereje inzego z'ubuyobozi. Nagiye kubona nyine mbona imodoka y'akarere yamanutse, urumva umurambo bawukuyemo. Bahise bawushaka ukuntu bawufasha, bashyiraho shitingi. Ni ibintu biba biteye ubwoba kubireba kabisa. Ubwo bivuze ko n'umurambo wahise ujyanwa mu bitaro? Ubwo n'ahandi, kuko twabonye imodoka iwujyana, urumva n'ahandi bawujyanye mu bitaro byanga bikunda Rwamagana ngo barebe uko bimeze. Uwo mukobwa wishwe n'uwo musheri we mwaramushyinguye? Umukobwa yarashyinguwe mu minsi 2 ishize. Nta makuru y'icyo bapfuye mwaba mwaramenye nyuma? Nta muntu wabimenye, kuko urumva uwishwe yarapfuye, n'uwabikoze nawe yarapfuye. Ubu ngubu ibintu ni urujijo. Gusa bamwe bavuga ngo pfa amafaranga, bapfuye butike ngo bari bafite ibintu nk'ibyo ngibyo. Urakoze cyane, reka ngushimire. Yego.